Tariki 22 Kamena duhimbaza abatagatifu Pauline umwepiskopi, Yohani Fishiye umwepiskopi n'uwahowe Imana, Thomas More uwahowe Imana, Arubani uwahowe Imana, Innocent wa gatanu Papa, Yosefu Kafaso umwepiskopi na Consortia umubikira. Turahimbaza mutagatifu Pauline umwepiskopi wabayeho ahagana mu mwaka wa 354 kugeza mu wa 431. Pauline yari umuromani, ariko akaba yaravukiye ahitwa Bordeaux mu Bufaransa. Abavyeyi be bari abantu b'inyangamugayo kandi bakaba abakungu. Pauline akurana uburere bwiza, ndetse no mu ishuri aba umuhanga cyane. Aho arangirije amashuri, kubera ubwenge buvanze n'ubupfura n'ubwitonzi yari afite, byatumye atorwa mu bavugizi b'imena bagengaga uburomani. Agejeje ku myaka 24, yarongoye umukobwa w'umuromanikazi witwaga Terezia. Uwo mukobwa akaba yari umukristokazi utajegajega. Yaranafite abavyeyi bakize cyane. Imico myiza Tereza yagiraga yatumye Pauline agumya gutekereza iby'ubukristo, nyuma yemera kubatizwa abo umukristo w'imena. Kuva ubwo batangira gukora ibikorwa by'urukundo, cyane cyane bafasha abakene. Umutungo munini bari bafite, igice kinini cyawo cyaharirwaga abakene n'indushyi. Aho bagiriye ibyago bagapfusha umwana wabo umwe bari barabyaye, barushijeho kuzinukwa umukiro w'isi. Ubukungu bwabo bwose babusaranganya abakene, basigarana gusa ibyangombwa byo kubatunga. Kuva ubwo kandi babyumvikanyeho bombi, biberagaho by'abihaye Imana, batakira umugabo n'umugore. Bakomeza kwihatira kugira imibereho ya gitagatifu, basenga, bigomwa, bagoboka cyane cyane abatishoboye. Mu wa 393, Pauline yiyeguriye Imana ahabwa ubusaserdoti. Amaze kubuhabwa, yajya ahitwa Nora. Ahageze abakristo baramukunda cyane kandi baramushima kubera ibikorwa bye, ari nabyo mu wa 409 byatumye bamutora ngo ababere umwepiskopi. Iyo diyosezi yayiyoboye imyaka 22 yose, kugeza igihe apfiriye mu wa 431. Jya ukunda mugenzi wawe kurusha uko wikunda, iyo bitakwicishije amategeko matagatifu y'Imana. Nibwo butagatifu. Turahimbaza kandi mutagatifu Yohani Fisheri wabayeho ahagana mu mwaka wa 1569 kugeza mu wa 1535. Aho asohokeye muri kaminuza y'i Cambridge, yabaye umwarimu muri iyo kaminuza kubera ubuhanga buhanitse bari bamuziho. Nyuma ndetse yagizwe umuyobozi mukuru wa kaminuza. Mu 1504 yatoreye kuba umwepiskopi wa diyosezi ya Rochester. Kuva ubwo yitangira ibikorwa by'urukundo, akita cyane ku bakene n'imbabare, akaba kandi umuntu ukunda gusenga no kwicisha bugufi. Mu nyandiko ze nyinshi yarengeye bikomeye amahame ya Kiliziya Gatolika, avuguruza ku buryo bwose inyigisho z'abaciye ukubiri na Kiliziya Gatolika. Igihe umwami Henriko wa munani asabye gutandukana n'umugore we w'isezerano, Gatarina wa Aragon, Yohani Fisheri yanze kwemera ubwo butandukane. Ibyo byarakaje umwami cyane, bituma atumiza inama y'abayobozi ba Kiliziya mu gihugu cye, abahatira kwemera ko umwami ari we waba n'umukuru wa Kiliziya mu Bwongereza. Ibyo nabyo Yohani Fisheri yarabyamaganye rugikubita, maze noneho umwami arushaho kumurakarira cyane, ategeka ko bamushyira mu buroko agafungwa.
aho arekuriwe yongeye kwamagana ibyo umwami yashakaga byo kuzasimburwa ku ngoma n'umukobwa we Elizabeti yari yarabyaranye n'umugore wa kabiri yari yaracyuye. Ubwo butwari butangaje Yohani Fisheri yagize bwo kuvuguruza kenshi amafuti umwami yakoraga byatumye papa arushaho kumushyigikira, maze kuwa 20 Gicurasi 1535 amugira karidinali. Ibyo nabyo byarushijeho kurakaza umwami, nuko kubera umujinya ukabije uvanze n'ishyari ategeka ko bafata Yohani Fisheri bakamuca umutwe. Hari kuwa 22 Kanama 1535 yashyizwe mu rwego rw'abatagatifu ku itariki ya 19 Gicurasi 1935 hamwe na Thomas More. Turahimbaza kandi mutagatifu Thomas More wabayeho ahagana mu mwaka w'1478 kugeza mu 1535. Thomas More yari inshuti ikomeye ya Yohani Fisheri wari umwepiskopi wa Canterbury mu Bwongereza. Amashuri yayize i Oxford, nyuma ayarangiriza i Londres. Mu mirimo yabanje gukora yabaye umucamanza ukomeye mu gihugu, hanyuma ariko kubera kutavugirwamo aza kuvuguruza umwami Henriko wa karindwi n'inteko ishinga amategeko, biza kumuviramo kwegura ku mirimo ye. Mu 1509 igihe mu Bwongereza himye umwami Henriko wa munani, Thomas yoherejwe guhagararira umwami i Lancaster, naho mu 1529 yagizwe umunyamabanga wa mbere w'umwami. Ibyo byagaragaje cyane icyizere umwami amufitiye, usibye ko na rubanda rwamushimaga kubera ubutwari bwe no gukoresha ukuri. No mu rugo rwe kandi Thomas yari umubyeyi w'intangarugero. Igihe umwami Henriko wa munani ashatse gusenda umugore we w'isezerano ngo acyure undi, Thomas yarabirwanyije cyane arabimubuza. Kuva ubwo havuka ubwumvikane buke hagati ye n'umwami, biza gutuma ndetse asezera ku mirimo ye mu 1532. Nanone mu 1534 yanze gushyigikira icyifuzo cy'umwami cy'uko ari we waba n'umukuru wa kiliziya mu Bwongereza. Byarakaje umwami, maze ategeka ko bamufata bakamujugunya mu buroko. Nyuma y'amezi 15 mu buroko adasohoka, yakatiwe urwo gupfa nk'umugambanyi, acibwa umutwe. Abandi batagatifu bizihizwa uyu munsi: i Verulani mu Bwongereza turahimbaza mutagatifu Arubani uwahowe Imana. Yaguranye imyambaro n'umukristo yari amaze guhisha wari waramwigishije ukwemera gutagatifu, maze aje ubwe kwitanga. Hari umwe mu basirikari bamujyanye kwicwa, yemera nawe ubukristo, babicira hamwe. Hari ku ngoma ya Diocletian. Ni mutagatifu Beda wadutekerereje nyuma uburyo izo ntwari za Kristo zapfiriye ukwemera gutagatifu. I Kuruni mu Bufaransa turahimbaza mutagatifu Consolisia umubikira. I Roma turahimbaza mutagatifu Innocent wa gatanu Papa. Mwabiteguriwe kandi mubigezwaho na André Holland TV Rwanda. Mugira amahoro.